subscribe kuri channel yacu Isezerano TV ibasha gukurikirana ibiganiro byacu hamwe na Dr. Joe. Uyu munsi twabateguriye ibyiza n'akamaro ko kunywa amazi ukibyuka. Kubera kumara amasaha menshi usinziriye, umubiri utangira kugenda ugira umwuma, kubera ntacyo kunywa uba uri gufata. Niba ujya ubyuka wumva wumagaye, iyi niyo mpamvu ibitera. Kunywa amazi menshi bifitiye akamaro kanini umubiri wacu, kuko afasha ingingo z'ingenzi mu mubiri gukomeza gukora neza. Niyo mpamvu nyamukuru ugomba kwirinda umwuma mu buryo ubwo aribwo bwose bushoboka. Kunywa amazi mu gitondo ukibyuka ni ingenzi cyane, kuko bifitiye akamaro ingingo z'ingenzi zigize umubiri wacu. Icya mbere, byongera kukurinda umwuma. Nyuma yo kumara amasaha menshi usinziriye, umubiri niko ugenda ugira umwuma. Kunywa amazi ukibyuka bifasha kongera igipimo cy'umwuka mwiza wa oxygene, ndetse bigafasha no mu bikorwa by'insoro z'amaraso. Icya kabiri, aya mazi ya mu gitondo afasha gusohora imyanda mu mubiri. Kunywa amazi ukibyuka mbere y'uko ugira ikindi cyo kurya ufata bifasha gusukura amara, bityo bigafasha intungamubiri kuba zakwinjira mu mubiri ku buryo bworoshye. Uretse gufasha amara kandi, iyo urugero rw'amazi ruri hejuru bigirira akamaro kanini impyiko, kuko bifasha mu mikorere yazo. Icya gatatu, byongera imikoreshereze y'imbaraga mu mubiri. Aha niho ujya wumva benshi bavuga ngo amazi afasha kunanuka. Nubwo ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko amazi afasha mu gutakaza chloride nke zitagira icyo zikora mu kugabanya ibiro, kunywa amazi ukibyuka bifasha umubiri gukoresha imbaraga ku rugero ruri hejuru. Mu gihe umubiri ufite inyota, ushobora kwibeshya ukaba wayitiranya n'inzara, bikaba byagutera kurya cyane, aribyo biviramo benshi kongera ibiro cyane. Kunywa amazi byibuze ikirahuri cy'amazi ushobora kugeza no kuri litiro 1.5. Mbere y'ibindi byose ukibyuka bishobora kongera imikoreshereze y'imbaraga mu mubiri, bikaba byagufasha guhorana ibiro bikwiye. Icya kane, bizakurinda inzara igihe kinini. Kunywa amazi ukibyuka bituma wumva uhaze mu gifu. Mu gihe unywa amazi, yaba mbere yo kurya cyangwa mu gitondo ukibyuka, bigufasha kurya bike, bikakurinda kurya byinshi umubiri udakeneye. Gusa ntugomba kunywa amazi gusa ngo usimbuke ifunguro rya mu gitondo, kuko nabwo bishobora gutuma uza kurya byinshi nyuma. Icya gatanu, bifasha ubwonko kongera gukora cyane. Mu gihe umubiri ufite umwuma, ubwonko bukora buhoro. Ibi bishobora gutera kumva unaniwe, wacitse intege, ndetse no kumva uribwa umutwe. Bishobora ndetse no kugutwara akanyamuneza kawe, ukumva ufite umunabi. Ingirangingo z'ubwonko zigizwe na 75% by'amazi. Mu gihe ufite umwuma, nicyo gice cya mbere kigaragaza imikorere mibi.
Gatandatu, birinda kurwara umutwe. Niba ujya urwara umutwe kenshi, uyu ni umwe mu miti ukaba n'urukingo. Kunywa amazi bimeze nko guhoreza ubwonko, bityo mu gukora kwabyo ntibuze kunanirwa cyane. Ibi bikakurinda kuba waba utonekara umutwe, cyane cyane mu gihe cy'ubushyuhe. Ushobora kunywa amazi ukibyuka angana iki? Kugira ngo ubone umusaruro uhagije, ni uko kunywa amazi byibuze agera kuri litiro imwe ukibyuka. Amazi ushobora kunywa ayo ushaka, yaba akazuyazi cyangwa akonje, gusa ameza ni ari ku bushyuhe busanzwe, atagiye muri firigo n'abe yagiye ku muriro. Niba wumva amazi akubihira, ushobora kongeramo indimu, nabyo byakugirira akamaro. Umubiri wawe ukenera amazi ngo ubeho. Uturemangingo, ingirangingo ndetse n'ingingo zose z'umubiri zikenera amazi ngo zibashe gukora neza. Ngaho ufasha umubiri wawe unywa amazi ahagije ukibyuka. Amazi kandi ni ingenzi ku buzima bwa muntu. Nubwo bivugwa ko nta ntungamubiri agira, ariko ni ngombwa kuyanywa kenshi, kuko umubiri w'umuntu ugizwe hagati ya 60% na 70% by'amazi. Abahanga bemeza ko mu gihe cy'ubushyuhe buringaniye, umuntu mukuru akwiye kunywa amazi ari hejuru ya litiro 2 ku munsi. Ubusanzwe umubiri w'umuntu utakaza litiro 1 y'amazi mu nkari, ndetse andi mazi angana atyo atakara binyuze mu byuya, mu myanda yo ku musarane ndetse no mu mwuka duhumeka. Aho ushobora kubibona neza iyo uteze indorerwamo ku munwa ugahumeka. Hari impamvu nyinshi zituma umubiri w'umuntu ukenera amazi menshi mu gihe cy'ubushyuhe, mu gihe uri gukora imirimo isaba ingufu, mu gihe umuntu yihagaritse, mu gihe umuntu arwaye. Umuntu wese akenera ikigero cyihariye cy'amazi bitewe n'ibiro, imiterere y'ikirere utuyemo ndetse n'uburyo umuntu abaho, imirimo akora n'ibindi. Brandi Crouch Jr., umutoza w'imyitozo ngororamubiri ukorera muri leta ya Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'umunyamakuru w'inzobere mu biganiro by'ubuzima Robert G. Davis, bemeza ko umuntu agomba kunywa amazi menshi cyane mu gihe ari gukora imyitozo ngororamubiri. Agaragaza ingano nyayo y'amazi umuntu akwiye kunywa mu gihe ari mu myitozo ngororamubiri, akavuga ko atari ngombwa kunywa icupa ryose ry'amazi mu gihe wakoze imyitozo itarengeje isaha. Mu gitabo cyabo cyitwa Fitter Faster: The Smart Way to Get in Shape in Just Minutes a Day, bagaragaje ko mu gihe umuntu yakoze imyitozo ngororamubiri itarengeje iminota 60, icupa ry'amazi rya mililitiro 500 riba rihagije. Ni mu gihe Robert G. Davis na Brandi Crouch Jr. nabo bagaragaje ko kunywa amazi menshi uri gukora imyitozo ngororamubiri bishobora gutera ibibazo. Ingano y'amazi agomba kunywa bijyanye n'ibiro bye. Ingano y'amazi umuntu agomba kunywa bijyanye n'ibiro bye. Nk'uko tubikesha KigaliLive.com, umuntu utanywa amazi menshi usanga ahorana umunaniro ukabije, kuribwa bya hato na hato, umutwe udashira, kunanirwa gutera akabariro uko bikwiye n'izindi ngaruka. Gusa umuntu unywa amazi neza kandi ku gihe ahorana ubuzima buzira umuze. Ni byiza ko umuntu abasha kumenya ingano y'amazi akwiriye kunywa bitewe n'ibiro bye, kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza butarangwa n'indwara
zidasobanutse. Dore rero ingano y'amazi ukwiye kunywa bitewe n'ibiro ufite. Umuntu ufite ibiro 36 agomba kunywa litiro 1.2 z'amazi ku munsi. Umuntu ufite ibiro 45 agomba kunywa litiro 1.5 z'amazi ku munsi. Umuntu ufite ibiro 54 agomba kunywa litiro 1.7 z'amazi ku munsi. Umuntu ufite ibiro 63 agomba kunywa litiro 2 z'amazi ku munsi. Umuntu ufite ibiro 72 agomba kunywa litiro 2.3 z'amazi ku munsi. Umuntu ufite ibiro 81 agomba kunywa litiro 2.6 z'amazi ku munsi. Umuntu ufite ibiro 91 agomba kunywa litiro 3 z'amazi ku munsi. Umuntu ufite ibiro 100 agomba kunywa litiro 3.3 z'amazi ku munsi. Umuntu ufite ibiro 109 agomba kunywa litiro 3.5 z'amazi ku munsi. Umuntu ufite ibiro 116 agomba kunywa litiro 3.8 z'amazi ku munsi. Umuntu ufite ibiro 127 agomba kunywa litiro 4.2 z'amazi ku munsi. Umuntu ufite ibiro 136 agomba kunywa litiro 4.5 z'amazi ku munsi. Umuntu ufite ibiro 145 agomba kunywa litiro 4.7 z'amazi ku munsi. Akamaro k'amazi ku mubiri. Umutihealth.com bavuga ko bitangaje kubona ukuntu amazi ari ingirakamaro kandi atarimo intungamubiri, nyamara atariho natwe tutabaho. Mu bigize iyi si dutuye, amazi niyo yihariye ubuso bunini, ndetse no mu mubiri wacu wose 2/3 ni amazi. Si twe gusa dukenera amazi ngo tubeho, kuko ibinyabuzima byose aho biva bikagera bibaho kuko amazi ariho, by'umwihariko mu mubiri wacu muri rusange. Amaraso agizwe na 83% by'amazi, ibisigaye bikaba ibindi n'insoro. Imikaya igizwe na 75% n'amazi. Imikaya igizwe na 75% by'amazi. Ubwonko bukagirwa na 74% by'amazi, naho amagufa ni 22% by'amazi. Bavuga kandi ko amazi agira uruhare runini mu mikorere y'umubiri wacu, mu kuringaniza ubushyuhe, igogorwa ry'ibiryo, gusohora imyanda mu mubiri, kugira uruhu rwiza n'ibindi binyuranye. Icya mbere niyo agenga ingano y'amaraso n'amatembabuzi yose mu mubiri. Icya kabiri niyo akora amacandwe atuma tubasha kumira ibyo twariye. Icya gatatu afasha mu kunyereza no guhindukira amaraso no mu ngingo. Icya kane atuma umubiri ugira ubushyuhe budahindagurika. Icya gatanu niyo atuma habaho ubwivumbugatanye bw'ibinyabutabire mu mubiri. Icya gatandatu afasha kwinjiza no gutwara intungamubiri mu bice bitandukanye. Icya karindwi atuma ubwonko bubasha gukora neza. Icya munani ashinzwe ubuhehere bw'uruhu. Icya cyenda asohora imyanda y'ibiryo twariye ndetse n'indi yose ikomoka ku mikorere y'umubiri. Igihe cy'ingirakamaro cyo kunywa amazi ku mubiri w'umuntu. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru inyarwanda.com, bavuga ko atari byiza gutegereza ko ubanza kugira inyota ngo ubone kunywa amazi. Mu gihe cyose ufite icyo urimo gukora uba urimo gutakaza amazi menshi, nubwo aba ataragukamamo ngo
utangire kugira inyota, bityo ni byiza kubyimenyereza kunywa igihe cyose. Ku munsi umuntu atakaza amazi cyane cyane mu nka litiro 0,5 mu guhumeka, 0,3 ndetse no mu kubira ibyuya. Bityo rero nibura umuntu yari akwiye kunywa litiro z'amazi, andi akava mu biryo. Naho kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza, umuntu mukuru yari akwiye kunywa ibirahure 8 ku munsi. Iki kigero gishobora kugabanuka cyangwa kikiyongera bitewe n'igitsina. Abagabo bakwiye kunywa amazi menshi, imirimo ndetse n'imiterere y'aho umuntu atuye. Ni byiza kandi kuyanywa nibura iminota 30 mbere yo gufungura, gukora siporo cyangwa kuryama, kugira ngo aho umubiri uyakenerera uyabone. Nako bisa rero kunywa ibirahuri 2 by'amazi mu gitondo ubyutse. Amazi yose yaba ashyushye cyangwa akonje agira umumaro utagereranywa mu mubiri w'umuntu. Amazi kandi ushobora kuyafata igihe cyose niyo waba uri kurya, nk'uko bitangazwa na Helen, umuhanga mu by'imirire. Gusa bishobora gutuma uhaga vuba kubera ko wanyweye amazi menshi. Abahanga bo bavuga ko ugomba kunywa ikirahuri cy'amazi kuri buri funguro. Ni igihe uri kurya ukanywa amazi mbere mu myitozo na nyuma yayo ugomba kunywa amazi, kandi mu gihe wumva ufite inzara, kuko bigufasha kumera nk'uyicogoje. Helen akomeza avuga ko kunywa amazi ashyushye bifasha ku bantu bakunda kwiyiriza. Abahanga mu by'imirire bemeza ko abantu bakunda kwiyiriza ubusa bakwiye kunywa amazi ayunguruye. Amazi ayunguruye ni amazi yatandukanyijwe n'imyunyungugu akomoka mu gucanira amazi akabira, ubundi ibinyanga bikaza kuvamo amazi. Ubundi ibyo bitonyanga bikaza kuvamo amazi. Nk'uko tubikesha umutihealth.com, kunywa amazi ukibyuka ni ingenzi cyane ku mubiri kuko biwufata kongera gukora neza. Tekereza nawe kuba umaze amasaha 7 cyangwa 8 ntacyo kunywa urashyira mu kanwa. Niba warabyitegereje neza, ukunda kubyuka wumva mu nkaka wokera cyangwa wumagaye cyane. Ibi nibyo biba iyo uryamye, kubera kumara amasaha menshi usinziriye. Umubiri w'umuntu utangira kugenda ugira umwuma kubera ntacyo kunywa uba uri gufata. Niba ujya ubyuka wumva wumaganye, iyi niyo mpamvu ibitera. Kora subscribe kuri channel yacu Isezerano TV, ibashe gukurikirana ibiganiro byacu hamwe na Dr. Joe.